Yesu nashimwe bene data, turabasuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana n'ubuntu bwa Mwuka Wera bikomeze biganze. Tubahaye ikaze mwebwe muhora mubana natwe kuri channel yacu kuri Joshua TV Rwanda. Imana ibaha umugisha. Abakoze subscribe, Imana ibaha umugisha. Namwe mutarayikora niwo mwanya wo kuyikora kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kubageraho. Muba muri kumwe nanjye Pastor Joshua Gasigwa. Imana ibagirire neza. Uyu ni umwanya tufata wo gusenga rero, kandi turabizi neza ko dusanzwe tubana. Ni umwanya dusenga mbere yuko inkoko ibika, ni umwanya wa mbere yuko inkoko ibika. Tugira ibihe byiza byo gusenga, tuba turi kumwe n'Imana, tuba turi kumwe n'imbaraga z'Imana muri twe, tuba twumva imbaraga z'Imana muri twe, kandi tugenda tubona Imana ikora ibikomeye. Imana y'amahoro ikomeze gushimwa, kandi Imana ikomeze guhabwa icyubahiro. Aho muherereye hose rero tubahaye ikaze muri uyu mwanya wa mbere yuko inkoko ibika, mbere yuko ujya mu kazi kawe, mbere yuko ugira ibyo ukora bindi, mbere yuko ujya winjira muri business yawe, ujye ufata umwanya ukurikire mbere yuko inkoko ibika. Ubwira Imana ngo urakoze yuko wandinze, urakoze ko wanyambitse imbaraga, urakoze ko wandengeye, urakoze ko wanyambitse ubudahangarwa, urakoze ko nabonye imbaraga zawe mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Ubwira Imana ngo urakoze yuko hari imirimo n'ibitangaza byawe byagaragaye ku buzima bwanjye, no kuba wabyutse ubishimira Imana inshuti yanjye, no kuba uri muzima ujye ubishimira Imana, kuko hari abantu benshi baba bifurije kugera muri icyo gitondo wagezemo ariko ntibibakundire. Rero nujya ubona ubwiza bw'Imana bwakujeho, ukabona uraryamye, ukabona urabyutse, ukajya ujya mu kazi kawe utarashima Imana, utarayibwira ngo wakoze ko warakoze kundinda, wakoze kubana nanjye, uyihe icyubahiro. Ture kubifata nk'ibintu bisanzwe, ture kujya ubifata nk'ibintu bya bindi bigomba kubaho, aho ujya wumva yuko hari ingabo zatakaye zapfuye ku bwawe kugira ngo ubu ukiri muzima cyangwa se ubugihumeka. Uyu mwanya rero mbere yuko dusenga turabanza gusoma ijambo ry'Imana. Turi busange mu gitabo cya Samuel wa kabiri na cy'abami ba kabiri, abami ba kabiri ibice byaho ni 4. Turasoma umurongo wa 7. Abami ba kabiri ibice byaho 4, turasoma umurongo waho wa 7. Dusome mu izina rya Yesu. Hanyuma asanga uwo muntu w'Imana arabimubwira, nawe ati genda ugurisha ayo mavuta wishyura umwenda wawe, asigara agutungane n'abana bawe. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Uyu ni umwanya w'umugore umwe w'umupfakazi. Uyu mugore ntabwo yapfakaye kera cyangwa se mu bihe bitambutse, ahubwo yapfakaye kubwo ibyago byamugwiririye, kandi apfakara atabigizemo uruhare, apfakara atari uko yakoze ibyaha cyangwa se ngo umugabo wakora ibyaha. Umugabo we yari umukozi w'Imana, ni umugabo babanye mu bukene barongera babana mu bukire, ni umugabo babanye mu byiza barongera babana no mu bibi, babanye mu nzara babana no mu mukiro. Ariko igihe kigeze umugore ngo ntiyakomeza kunezerwa, ntiyakomeza kunezezwa nuko ari kumwe n'umugabo we. Satani azana ikigeragezo amutwarira umugabo we abarapfuye. Uyu mugabo yitwaga Obadiya, yabaga ku mwami Ahabu. Mwibutse yuko uyu Obadiya ni wa wundi wahuye na Eliya, ubwo Eliya yaravuye hahandi yari amaze imyaka 3 n'amezi 6, agarutse kubwira Ahabu yuko Ahabu ari we wateje ikibazo cy'inzara muri Isirayeli kubwo kwimika ibigirwamana Bali. Ibyo bigirwamana bikaba byari byazanywe n'umugore we Yezebeli. Hanyuma rero uyu Obadiya ngo mu gihe cy'abahanuzi b'Imana batotezwaga, Yezebeli ngo ari kubica, uyu mugabo ngo witwa Obadiya yaragiye aravuga ngo nanjye ndi umuhanuzi, nubwo batarabimenya neza, nubwo batabisobanukiwe, nubwo ngewe ntarapfa, ariko ni ngombwa ngo ngire bene wacu njyambaho. Imana iguha imbaraga zo kugira icyo ukora mu gihe ufite uburyo, kandi kora ugifite uburyo. Ineza y'ibyo ukoze izagusanga imbere, ineza y'ibyo uri gukora muri aka kanya. Ibintu byose ukora bigira ingaruka. Iyo ukoze ibibi uhura n'ingaruka, wakora n'ibyiza nabyo ugahura n'ingaruka. Ejo bundi nibwo naganiraga n'umuntu ambwira ukuntu yakoreshaga ibiyobyabwenge,
ngo yakoresheje ibiyobyabwenge ku buryo butandukanye kandi ku buryo bukomeye. Nta kindi kintu nyuma aza gukizwa, ngo amaze gukizwa ubuhamya yamuhaga, nta kindi kintu cyaje kuvamo. Bya biyobyabwenge byaragiye byangiriza umwanya w'ubuhumekero, kugeza ubwo ubuhumekero buhise buzamo kanseri. Ikintu cyose ukoze ni ngombwa ngo ukigiremo ingaruka. Haleluya. Uyu Obadiya rero nawe aravuga ngo ntitaye ku ngaruka z'ibi, bishobora kuvamo izindi ngaruka, ngewe ndabizi ko bizavamo. Ariko nubwo abahanuzi umwami ari kubica, biragatsindwa kubona abahanuzi b'Uwiteka Imana bapfa. Nanjye ndi umukozi w'Imana, nubwo nta bushobozi mfite, ariko ni ngombwa kugira ngo njyame kuri bene wacu, ni ngombwa kugira ngo ngire abo mpagararaho. Bibiliya iravuga ngo Obadiya afata abahanuzi, aragenda abahishiwe, arabagaburira, arabambika mu buryo bw'ibanga. Obadiya ubushobozi bwo yari afite ngo bigere ubwo bushira, aragenda afata amadeni kugira ngo abahanuzi b'Uwiteka Imana barye. Umugore we ntiyamwitambitse, bamubwire ngo aburi kugaburira bizagenda bite, bamubwire ngo ibi bintu uri gukora bizavamo iki. Umugore we nawe akamufasha. Reka nkubwire inshuti yanjye, Imana ikubakira urugo, Imana iguhe umuntu wo guhuza nawe, Imana iguhe umuntu w'umumaro wo muhuzanya mu bitekerezo byo kubaka ubwami bw'Imana. Haleluya, haleluya. Uyu Obadiya ngo aremera ajya mu madeni, ngo kugeza ubwo afashe ideni hamwe asigaho ingwate, ngo yagera n'ahandi agafata ideni agasigaho ingwate, ngo bigera ku rwego ngo agera ku muntu umwemereye ideni. Uwo muntu Obadiya aramubwira ati wampaye ideni. Uwo muntu aramubwira ngo ideni ndarifite, ariko ngewe ntabwo nemera ingwate y'isambu, ntabwo nemera ingwate y'inzu, nta yindi ngwate nemera ingwate y'abana. Obadiya aravuga ngo kugira ngo abana b'Imana bapfe, aho kugira ngo abana b'Imana bicwe, aho kugira ngo abahanuzi b'Uwiteka Imana bababare, ndemera n'abandi basenyere nk'ingwate. Imana ntabwo izankoza isoni, ntabwo izemera ko abana banjye ubatwara, izampa inyishu yawe bitaragera ku rwego rwo gufata ingwate. Ngo Obadiya aremera yandika urwandiko, aravuga ati ariko mbona abahanuzi b'Uwiteka Imana barya. Aragenda yandika urwandiko, aravuga ngo ngewe Obadiya mfashe ideni, kandi byaramuka yuko iri deni ritishyuwe abana banjye bagatwagwa, ndabyemeye, ingwate n'urubyaro rwanjye. Ngo amaze kwandika urwo rwandiko, rya deni ararifata, ngo amare kurifata arijyana iwe mu rugo, agaburira abana b'Imana, agaburira abantu b'Imana, agaburira abahanuzi b'Uwiteka, nabo bararya barahaga. Ngo igihe kigeze, Satani ntiyanezezwa nuko Obadiya ari gukora umurimo. Ngo igihe kigeze, Satani arasabwa, Obadiya arasabwa, Satani asaba Obadiya, Obadiya barapfuye. Asigira ya madeni yose, ayasigira umugore we. Ngo Obadiya amaze gupfa, umugore wa Obadiya arasigara. Ngo amare gusigara, abishyuza bakaza kwishyuza umugore wa Obadiya. Umugore wa Obadiya arishyura, umugore wa Obadiya akoresha uko ashoboye. Umugore wa Obadiya yagerageje kwikiranura akahakiranuka, akavuga ati ndi kwishyura ibyo umugabo wanjye yafashe, yabifashe tubiziranyeho. Ntabwo yemeye guhemuka ngo avuge ngo ibyo uyu mugabo yakoraga sinabaga mbizi, nimugende mu mwishyuzi yari. Uyu mugore yarishyuraga kandi akishyura nk'uko ubushobozi bwe buri. Ngo kugeza ubwo bigeze kwa wa wundi bandikiye urwandiko nk'uko nibabura ingwate bazamuha abana. Uyu muntu nawe araza, aza kwishyuza umugore wa Obadiya, aza afite n'urwandiko, ibimenyetso bikomeye bifatika. Aravuga ati nahaye umugabo wawe ideni, uyu mukono ni uwande. Umugore ati ni umugabo wanjye. Amasezerano avuga iki? Aravuga ngo nimbura inyishu nzaguha abana ubatware. Umugabo ati ngaho nyishyura. Umugore mu gukubita hirya no hino abona inyishu ntabwo yayibona, ariko ngo arangije aribuka, aravuga ngo nubwo ntabona inyishu, hari umurimo umugabo wanjye yakoraga wo guhanura, ariko hari n'undi bigeraga bakorana witwa Elisa. Ngo arangije aragenda mu gitondo kare kare, asanga Elisa aho yari ari. Arangije amubwira inkuru uko yakabaye. Aramubwira ati umugabo wanjye yakoreraga Imana urabizi, nawe yari umuhanuzi, kugeza ku rwego aho bafasha abantu b'Uwiteka Imana ari kubica.
umugabo wanjye afata bamwe muri bo barokotse abaryamaho, aragenda afata ideni turabagaburira. Noneho yafashe ideni, baranyishuje muri nyishyu, none barashaka kuntwarira abana nk'ingwate kuko ariko amasezerano avuga. Elisa ngo yumva ni ibintu bibabaje kuko urwandiko rwavuga ko abana bose bagomba gutwarwa. Elisa aramubwira ngo none urashaka ko nkugirira nti? Umugore ati nta kintu na kimwe, ni wowe nikubise imbere. Elisa aramubaza ati se hari ikintu ufite? Umugore ati yonza kuba ngifite mba naragitanze nkishyura. Aramubaza ati se none hari utuvuta ufite? Uyu mugore Mukawubadi aramubwira ati nubwo nabura ibindi ariko ntabwo nabura utuvuta. Elisa aramubwira ngo genda utire mu baturanyi ibikoresho byose, ugenda ufate twa tuvuta ufite udushire muri ibyo bikoresho, igitangaza kirakoreka. Reka nkubwire inshuti yanjye wowe nkurikiye, nta kindi kintu kiri buze kugufasha mu bitangaza, ni utuvuta ufite, ni utuvuta wabitse. Uyu mugore ngo aragenda yifungirana mu nzu, atira ibikoresho ngo amare kubitira, yagenda yifungirana mu nzu hamwe n'abana. Ngo amaze kwifungirana ngo afata twa tuvuta ngo adushira muri bya bikoresho yari yatiye. Uko ashyira utuvuta mu gikoresho, amavuta akadudubiza, ngo ibintu biragenda biruzura. Nta kindi kintu gitumye imirimo y'Imana igaragarira kuri we, ni utuvuta yabitse. Wowe muri aya masengesho ya mbere y'uko inkoko ibika, hari utuvuta ufite, nitwo Imana igiye guheraho iri kuza kukugirira neza. Hahirwa abagifite mu mitima yabo inzira zerekeza Siyoni. Niba nta tuvuta uri kwiyumva mo, niba uri kumva imperezo yawe yarakamye, ongera ushaka utuvuta, Imana izaza kukuzuriza. Hanyuma ibyo Satani yakuregaga byose ubona inyishu mu izina rya Yesu. Tugiye kubwira Yesu aho uri muri uyu mwanya wa mbere y'inkoko ibika, ugiye kubwira Imana ngo nkeneye utuvuta, ma utuvuta ko gushira mu byo natiye byose kugira ngo imirimo n'ibitangaza bikoreke. Imana iguha utuvuta muri uyu mwaka wa 2025. Imana iguha utuvuta mu izina rya Yesu. Imana ikurengere, Imana ikuvane hamwe, Imana ikurinde umwishyuza wo kugutwarira ibyawe by'agaciro. Mu ijuru hari Imana. Tugiye gusenga Imana, ubwira Imana ngo ndabizi neza ko ari wowe wandengera, ko ari wowe waburizamo imigambi y'icakura kugira ngo idasohoze imirimo y'amaboko yayo. Data, mu izina rya Yesu ndagushimye, ndaguhimbaje kubw'uyu mwanya, mushimiye kubw'imirimo n'ibitangaza bya izina ryawe ndihabwe icyubahiro. Mana, uyu mugore w'umupfakazi Mukawubadiya yatakiye Elisa. Elisa aramubwira ngo nta kindi ufite, umugore aramubwira ngo nutuvuta natwo ntacyo twamarira. Elisa aramubwira ngo two turahagije, genda ugiye kubona imirimo y'Imana. Kubwa twa tuvuta, ibikoresho byari biri aho ngaho byose byuzuye amavuta, kubw'utuvuta beya. Mana, ndasenze kugira ngo buri muntu wese dushingiye kuri utu tuvuta twari turiho, reka abone imirimo n'ibitangaza, maze ibimenyetso byawe n'ibitangaza bikoreke. Buri muntu wese avuge ngo iyi ni Imana ibikoze. Komeza uhagararane n'uyu wari udukurikiye muri uyu mwanya wa mbere y'uko inkoko ibika, reka ukomeze kuganza kandi ukomeze gukora ibikomeye byose. Twizeye ko ubikoze nk'Imana kandi ko ubikoreye kwibahisha. Mu izina rya Yesu Kristo tubisenze, urakoze, amen. Wowe wari udukurikiye, Imana iguha utuvuta, Imana igukorera imirimo n'ibitangaza. Kandi niba utarakora subscribe, wibuke uyikore kandi ukomeze gukora share kugira ngo ubutumwa bukomeze kwamamara hirya no hino ku isi. Imana y'amahoro ikomeze kukurinda kandi ikomeze kukugirira neza. Shalom, shalom.